ngo bihita bimvanga bikamvanga ukavana mu murongo wo kuvuga inkuru. So do not. Aha. Uyu nguyu muri kureba. Uyu mutipe amakuru mfite nuko akunda na Cadette. Ni Cadette harya wakaga kuvuga ko muri Amerika ntabwo karanigeze ngakunda kamwe kagufi akaresha n'inkiko yene bakita Cadette. Yakundanaga na kariya kana ku makuru yangezeho mfite. Sano yari afite umugabo w'umu Nigeria bakundanaga. Urimo kunyumva? Impamvu ngewe navuze n'uyu nguyu ureba nzi ko arimo kumukinisha n'uyu nguyu Sano. Hari umugabo w'umunyamerika w'umu Nigeria bakundanaga. Yajaga no muri Nigeria kumureba. Wansobanurira gute ku muntu yavuye ku muntu yarangije yakoze ubukwe n'umurenge hanyuma Cadette akava mu Rwanda barangije gukora mariage n'umurenge. Amini iyo bakoze umurenge umuntu ababaze ko umugore wawe aba ari umugore wawe mu mategeko hanyuma ntibaryamane. Zikute ko bataryamana muri ruhame. Ndagusobanurira kuko muri saga zabo cyese ni butarazikurikiyeho ntabwo ujye ukurikira. No, Cadette yarababeshye. Ceceka wumve. Urukunyumva? Ngaho duha ka video Cadette avuga ko bataryamanye. Umugabo niwe wabyivugiye. Sano yaravuze ngo yari yarangije kumwanga bro. No wamanje ukumva ariko. Ngo mu byatumye ngo yanga Cadette, urukunyumva? Ngo Cadette ngo n'umunyabyaha ngo yamusabye ko baryamana ngo kandi ngo batarava gusezerana imbere y'Imana. Urimo kunyumva? Ngo ndarabyanga so bisobanura ko ntabwo yigeze aryamana na Cadette. Umbe nicyo mu muziza ziba iki gicucu so sani nzakugirane. So ahangaha amakuru mfite nakuruye mu bana b'i Kigali. Abana b'i Kigali ntabwo bagira ibanga, abatinganyi b'i Kigali nta banga. Urumva? Jewe umuntu yaranyibwira ati Godfather Sana ari muri association y'abatinganyi Kigali. Bro rahise nikanga. Ahubwo none se umutinganyi ntiyemerewe gushaka? No twumvikane ndabizi kuje kubavugira. Ariko usenyo rwa kabiri se bose. Uretse gato no woyangiye bande barusenya. None umukuru w'Imana nawe ashatse umutinganyi ari kuvuze. Sande ntabwo ngiyewe njya mvuga ku muntu utari icyamamare. Turi kumwe? Wowe uravuze ngo genda gake. Ntabwo urabizi ko ntabwo mba ndi muri debye ariko wasanga yarabivuye. Oya ntabwo ari no sindi. Bajya babivamo biri so? Bajya babivamo? Wasanga yarihaye Yesu. Babivamo pe babivamo. None se yarongwana iyo yakijijwe bivamo rega bya n'ibyaha man. Yatinganaga ari umukristo kuko uretse gato. No bira n'ibyaha Godfather iyo bakijijwe. Reka wumve umu Nigeria basambanaga yamwitaga nawe ngo yari umukozi w'Imana. No kumwita ariko atari we. No yavaga mu Rwanda ngo akagenda agiye Sano yarakijwe yihaye Imana yabivuye. Kandi ndakumanura. Abona kwihanganira. Aburi bukwihanganira. Please ntabwo ibintu bikunda. Ntabwo ibintu bikunda ntiwongere kumvugiramo. Sande wivugire yagiye. Sande vuga ku muntu usabye umukozi w'Imana ngaho mwivugire mwe. Naringiye gato twumvikane rero icyo nari kubabwira. Urumva Sande? Ese uri so? Oui. Ibintu nakubaje kutansubije ugahita wanga no kunsubiza. Uzi ko twari turi saa 9 z'ijoro bro. Nicyo ngaho nsubiza byagenze gutwaje gusanga bimeze bite? Narasanze message mu gitondo rwose. Ndagiye. Ahubwo reka uretse mbe ngiye ndaje. Ujye kumuvugisha? Ngutegereze.
uretse mutinge hano kwanza ndaje Okay. nyibukije Reka nze bamwitinge gatoya we Sande. ariko godifa wizera Wilson Tega amatwi. oya abanza ukansubiza go cyangwa oya Tega amatwi hano. yana yaguteza Uyu mudamu urumva? hari umuntu mvuze ngo GODFATHER ni KNC ngo Sande ni Mutabaruka ariko mwarasaze imihanda. Okay, sorry. So, ikintu kimwe nakusobanurira ukumva. Ntabwo ngiye nkubuka. Reka turebe uyu mugore hano yakomeje kuvuga ngo so uyu mukobwa urumva? Ubundi reka je yaraje nugiye kubisobanura neza. Oya ariko je hari ukuntu bivuga nyine ataraza ko nashaka kuvuga ngo ukuntu yabisobanuye SANO yakoze amakosa akiri mutoya ndabyemera pe aranababaza kubera uriya mwana w'umukobwa yaramuhemukiye kuki mushaka kumuhuza na nyuma y'imyaka 6 nta myaka 6 ishize kandi niyo myaka 6 niyo yashira uyu mutipe yakoze niyo ya 2 man yakoze amakosa yaratarakura uriya mwana sinzi n'icyatumye mwe mugira umustar sinzi icyo yakoze w'umukobwa uyu mutipe yarihannye aba umukozi w'Imana ahura n'undi mukozi w'Imana baraganira bemeranya gukunda aranamwemeza ati umugabo wawe mujugunye wagira ngo Sandra ari kuvugira uriya mutipe mu kicucu gusa ariko muri kibyo ariko GODFATHER iramubaze okay ngaho na J noneho dore je hano nasetse ndapfa Gasuku yagiye urumva gabamba reka wumve ukuntu kiba kirira mana wowe niba ari wowe waremye Kigali na Ngozi data wa twese ni ayiwe data we mana we igena kiradramatiza yewe we mana we abadukurikira kuri Gasuku Media TV uno mu Rwanda Yesu zo icogire mu ngo wami wowe ibaze ukuntu cyavuga ku mwami w'abagore kiri fiyeri baje kusuza mifuza mu Imana yagasabye gukomeza kubana nawe mu muherereye hose inkuru ngezeho none ahangaha yiherera narira